Yes, turongera turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba INZU Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni company yanyu INZU Business Group Limited, bafasha kugura, kugurisha, gukodesha imitungo yanyu itimukanwa. Si ibyo gusa kandi, kubera ko tumanaginga imitungo yanyu tukabafasha kuyibyaza umusaruro, ari nako kandi tubashakira ibyangombwa byo kuvugura cyangwa se gusana ndetse no kubaka, ndetse tukanabubakira amazu meza agezweho kandi bitabahenze. Komeza rero kandi subscribe utarabikora, cyangwa se sabone ku bakoresha igifaransa, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, mugende mureba ibyiza byose. Nkuko rero muri kubibona ku screen yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane, nini cyane, akaba ari inzu ya business. Ni inzu ya business y'amacumbi yo gucumbikiramo abantu, yaba abamara igihe kirekire cyangwa se abihuta bashaka kuruhuka. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali, rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu murenge wa Gikondo. Inzu iri Gikondo hano Mereze kabisa. Akaba ari inzu ifite ibyumba byose 15, ibyumba 15 byo kuryamamo. Hanyuma buri cyumba kikagira dushe na toilette yacyo, ndetse iyi nzu ifite igikoni cyiza cyane cyo mu nzu. Ibyumba byose bihuriraho, hahandi umuntu uza atinda ashaka kujya yitegurira ibintu bye byo kurya, ahurira n'abandi kuri icyo gikoni, bagasharinga nk'uko mu bihugu byateye imbere babigenza. Si ibyo gusa, kubera ko iyi nzu ifite n'uruganiriro cyangwa se reception, aho mushobora gufatira petit déjeuner, cyangwa se mushobora kuganirira mukora nk'utunama dutoya. Iyi nzu rero ndagira nkubwire yuko irakodeshwa kandi amafaranga make cyane. Akarusho kayo nuko ibyo byumba byose uko ari 15 birimo ibitanda byiza cyane byo kuryamamo, nk'uko muragenda mubibona ku mashusho. Birimo ibitanda byiza cyane bya ribuyu byo kuryamaho, ndetse bifite na stand ya supanet, tuntu two kumanikaho supanet. Si ibyo gusa, kubera ko ifite kandi na za matera zifunitse neza rwose, ziriho kuri ibyo bitanda. Ndetse ibi byumba kandi byibuze 1/2 cyabyo kirimo na garde-robe, cyangwa se utubati tw'imyenda nk'uko muri kubireba. Si ibyo gusa, kubera ko mbabwira yuko ibi byumba 15 buri cyose gifite dushe na toilette. Ndagira nkubwira yuko mu madushe yabyo y'ibi byumba byose kwa 15 harimo amazi ashyushye, ku buryo rwose wiyogera amazi ashyushye. Iyi nzu ndagira nkubwire ko iri kuri kaburimbo hano i Gikondo rwose. Ikaba ikodeshwa, harimo ibyumba 15 bifite buri cyose dushe na toilette zirimo amazi ashyushye, ndetse buri cyose kikabamwo igitanda na matera. Bivuze ngo wowe wahakodesha nta kindi usabwa uretse gusa kugura amashuka n'amakuvureri. Murumva ko ibikomeye babibakoreye. Nyabuneka wowe ushobora gukora business y'amacumbi yo gucumbikira abantu cyangwa se gutuza abantu, iyi nzu ntigucike, kubera ko turayikodesha kandi tukayikodesha amafaranga make cyane ugereranyije naho iri n'agaciro kayo. Mbese ni imari. Amafaranga ikodeshwa rero ni miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ushobora kuyikodesha, miliyoni 2 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyumba byose 15, ibaze muri ibyo byumba 15 10 ubihoramo abantu, kandi ko byoroshye cyane kuko ni hafi y'umujyi wa Kigali, ni mu mujyi ville, ni hafi y'ibintu byose. Bivuze ngo kuba wayikodesha ibihumbi miliyoni 2 ku kwezi ni amafaranga make cyane, kubera ko iyi nzu ifite ubushobozi bwo kuguhereza byibuze miliyoni rwose 6 ku kwezi, ukajya ukuramo 2 zo kwishyura landlord, wenda ugahembamo n'abakozi bangahe. Ntago wajya ubura miliyoni zawe 4 zidafite ikibazo, cyangwa se 3 zidafite ikibazo. Yes, ni karibu cyane rero. Iyi nzu uyishaka ko tuyikwereka, waduhamagara kuri 0782488067 cyangwa se 0781230123.
yes komeza rukande subscribe kandi sabone ukore kukazogera byose tuje tubana 5 kuri 5 dusore kuri website Instagram Facebook hose ni Nzuri Market. Ni karibu cyane tubaye ikaze wacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya n'umwami. Karibu, ciao.